umugoroba mwiza rero ku banyarwanda mwese aho muherereye hirya no hino mu Rwanda mu ntara enye zikikije Kigali ariko baravuze ngo ujya gutera uburezi haryagira ati arabwibanza ubwo mpereye ko reka ijya kurisha ntigihera ku rugo ahari ubwatsi none ubwo se mugande ko ufite bushiki wawe ukajya gushaka undi muntu hirya ukabishyizemo niko kabiri urumva nyine iyo usuje abantu wenda bakure no hino wahagera hano muri Kigali ushatse wanahera hakurya y'inkiko z'u Rwanda ubu ngubu bisaga samugane tuzavuga buri gihe tuba ariho duheraho ubwo duhereye aho ngaho ubwo 2022 no tugomba kujya duhera abatwumva mwese rero hirya no hino hatandukanye buri hari abarimo batwumvira kuri wa3 akadomo radio imanzi akadomo.com harimo n'abatwumvira ku 105 n'igice kimwe birumvikana hanyuma rero abo abafite mu gitondo reka tubabwire ngo muzize kugira umunsi mwiza muri kumwe na Radio Imanzi abafite ijoro rero reka tubabwire tuti uko muri mwigira mu mashuka buhoro nyine mwiyumvira Radio Imanzi hanyuma abafite ku manywa rero tubabwire tuti courage kabisa n'akazi abafite mu mugoroba barimo bataha cyane ko ya n'amasaha abantu baba barimo bava gupagasa cyangwa guhiga cyangwa gutarasa abenshi hano muri Kigali ubwo rero nabo tubifurize kugera mu rugo amahoro abajya ku kazi nijoro kuko hari abakora nijoro nabo tubifurize kuza ku umutekano abaganga abanyamakuru se bo ntuzi ko dusimbura hano muri studio cyane rwose natwe biratureba ubwo rero ariko twizera ko mwagize na Noheli nziza di na Boxing Day iki ni icyumweru cya nyuma cy'uyu mwaka wana uziko iki cyumweru nikirangira tuzagaruka ari mu wundi mwaka cyane ari mu mwaka utaha umuntu utabona mu cyumweru muzabona mu mwaka utaha tuzabonera mu mwaka utaha iki cyumweru mugerageza abantu mushaka kumbona mbe abantu badashaka kumbona umwaka utaha mumbone vuba mugire vuba n'abadashaka kuzagusuza umwaka utaha bibwirize momo yawe irakora 078 ariko n'ukuri ibintu uvuga iteka mba nashyizeho vi ntabwo yahindutse ariko ngiye cyose ikintu cyanshimishije muri Noheli nashimishijwe nuko nabonye umuvugizi wa polisi avuga ko nukuri umutekano wari munanye uziko ngo nta n'impanuka yabaye ngo yica umuntu nukuri hari imodoka nabonye barimo berekana kuri Twitter ya polisi amapine yageze ahantu giye gucuncumuka ariko nyine bafunyiraho ku buryo umuntu ntacyo yabaye ubona ko rero niba ari uko wenda twakubiswe mu mufuka niba ari uko ari imyumvire igeze ahantu heza nukuri ngiye narishimye gusa kugira ngo bavuge ngo mu gihugu hose umutekano wari munanye nta n'impanuka n'imwe yisha umuntu hajyaga haba ibintu by'imvururu imirwano mu tubari abanyweye ahubwo basinze bagatwara amamodoka ibiki anekereza ko ari uko ari amasaha nyine y'amasaha abantu baba bagomba guhita batembera cyane hari imvura yaguye cyane burya uretse n'imvura buriya n'isaha twifitiye ngiyo yigije hino ya masaha twita ya covid buriya nakwigiza hino ari amasaha nanone iki gipapuro cy'uko wakingiwe cyakoze umuti umuntu wavugusuye uyu muti kabisa bana bazamumera ikirahuri igipapuro gisigaye gituma abasaza ngo batanywe icupa rero bagasanga yari yabaze icupa nk'irya bitatu ariho twavuganye mu gitondo hari twavuganye mu gitondo kuri telefone arambwira n'Unyagatare emberega yuko ngo kubera kutikingiza ntago ari kuva mu rugo ntabwo ushobora no kugenda ngo ugiye mu bintu bitandukanye mu isoko cyangwa se kujya mu wenda turaza kuza kubireba muri Nyamagabe ngo ubundi ubu niterimo ivuga ngo umva ngo hatangiye gushya ubu noneho harimo haragurumana umuyongo ukomeza ugurumana urabona ishyamba iyo rishya umuyaga ukubita bigenda biva hano bikongeza ubwo rero harimo haragenda nyine hagurumana ariko rero cyane mu mwanya udashize cyangwa se mu mwanya utari munini nyakubahwa perezida wa Repubulika yari arimo ageza ijambo ku banyarwanda muri rusange turagaruka wenda mu kanya tunamwumva aho yabwiraga abanyarwanda uko uyu mwaka wa 2021 wagenze haba mu bukungu haba mu buzima mu bintu byinshi bitandukanye urumva ariko hari ikintu yagarutseho icyambere cyakoze urubyiruko yongeye kururarikira ngiye kubwira urubyiruko kubera ko urabona twahuye n'ibibazo bidutunguye uriya covid n'intambara
abantu babonye bagwaho batari bayiteguye. Noneho niba n'izindi ntambara undi nk'igisirikare kigira imbunda kikagira n'amasasu kikagira n'icyo wambwa n'icyo ukagira naho uhungira, niba biteye iburasirazuba ukaba wahungira nk'iburengerazuba cyangwa biteye mu majyepfo ukaba wahungira amajyaruguru. Ariko ibi by'ukuntu byaje nta naho guhungira ufite, ibyo wajya handi ugasanga ubugura akazi kuruta wari uzi. Bivuze ngo byasabye ubwonko bwa muntu gutekereza cyane kandi vuba byihuse kugira ngo ibisubizo biboneke by'ikibazo cya covid cyari kigaragaye. Ariko yongeye gusaba urubyiruko ati urubyiruko nimwe imbaraga z'igihugu rwose, mukomeze mugire ubushake, mugire imbaraga, mushaka udushya two gukomeza guhangana n'iki kibazo nyine cyagwiriye isi n'u Rwanda muri rusange rurimo. Yanavuze ko nubwo bitari byoroshye kwakira wenda inama mpuzamahanga, ariko yavuze ko twakira irushanwa rya volleyball mpuzamahanga rya volleyball. Binyibutsa na saga yabayemo byatumye harimo n'abayobozi bamwe ba federasiyo ya volleyball mu Rwanda baba bajya hagati y'inkute nyine ariko twabyita, ariko yego yongeye gushimira abahinzi uburyo bitwaye, ndetse ubuhinzi bukagira uruhare mu bukungu bw'u Rwanda bungana na 25%, ariko abahinzi byo nabo gushimirwa igihe cyose barafashije cyane kuko niho dukesha ko batwaramutse none igifu nta kintu kirimo, iyo umutekano w'igifu udahari n'ibindi byose burya biba byahagaze. Reka rero noneho twumve nyakubahwa Perezida wa Repubulika ijambo yagejeje ku banyarwanda twese muri rusange, hanyuma tugaruke mu kanya. Uyu ni umwaka wa kabiri dusoje duhanganye n'icyorezo cya COVID-19. Byadusabye kwiga vuba nk'igihugu kugira ngo tumenye guhangana n'ibibazo bishya byatewe n'iki cyorezo uko cyagiye gihinduka. Icyakora twashoboye gutera intambwe nziza kandi igihugu cyacu gihagaze neza. Ndagira ngo nshimire abanyarwanda twese kubwo gukomeza gukora cyane no gukomera ku iterambere n'imibereho myiza byacu n'iby'igihugu cyacu, cyane cyane muri ibi bihe bitoroshye. Muri uyu mwaka u Rwanda rwahanganye n'ibibazo byinshi birimo ibyo mu nzego z'ubuzima, ubukungu n'umutekano. Bumwe mu buryo bw'ingenzi twifashishije mu kurinda abanyarwanda ni ugukingira igihugu cyose urukingo rwa COVID-19. Kugeza ubu 80% by'abaturage bacu guhera ku bafite imyaka 12 kuzamura bahawe nibura urukingo rumwe. Turashimira ababigizemo uruhare bose, harimo n'abafatanyabikorwa baduhaye inkingo n'izindi nkunga. Uko dukomeza gutera intambwe tujya imbere, tugomba kurushaho kwigira kandi tukitegura guhangana n'icyashaka kuduhungabanya. Niyo mpamvu twatangiye gufatanya n'imiryango, ari ubumwe bwa Afurika n'ubumwe bw'ibihugu by'Uburayi ndetse n'amasosiyete nka BioNTech mu gukorera inkingo n'indi miti mu Rwanda guhera mu mwaka utaha. Bitewe n'ibyemezo bishingiye ku bushishozi byafashwe muri uyu mwaka, ubukungu bw'u Rwanda bwariyongeye bishimishije kandi twizeye ko bizakomeza. Ikigega cyo kuzahura ubukungu kingana na miliyari 100 z'amafaranga y'u Rwanda kugeza ubu cyafashije ubucuruzi bwibasiwe cyane, harimo n'urwego rw'ubukerarugendo no kwakira abashyitsi gukomeza gukora kandi bagakomeza guha abanyarwanda akazi. Twakusanyije andi mafaranga azafasha mu gice cya kabiri cy'iyi gahunda, azakomeza kunganira ishoramari risanzwe mu gihugu ndetse n'irishya. Ndagira ngo nshimire abasora bakomeje kugira uruhare mu iterambere ry'ubukungu bw'u Rwanda. Nubwo hari icyorezo COVID-19 yashimangiye isano hagati y'ikoranabuhanga n'iterambere ry'ubukungu. Kuba u Rwanda rwarashyize imbaraga muri gahunda z'ikoranabuhanga hakiri kare byaradufashije, bituma igihugu cyacu kitabohwa n'iki cyorezo ndetse
n'ibindi bizaza. Turashishikariza abanyarwanda bose cyane cyane urubyiruko rwacu gukomeza guhanga udushya no gushakira ibisubizo ibibazo bitwugarije uyu munsi n'ejo hazaza. Nyuma yo gufunga kenshi amashuri hirya no hino mu Rwanda, yongeye gufungura kandi yakomeje no gukora mu gice kinini cy'uyu mwaka. Abanyeshuri bashoboye gukora ibizamini bya leta igihe ibintu byose byari bigifunze no kwimukira mu cyiciro gikurikiraho cy'amasomo yabo. Amatora y'inzego z'ibanze yarabaye nyuma yo gusubikwa. Ubu duteze byinshi ku bayobozi batowe. Icy'ingenzi cyane cyane muri byo ni ukunoza imitangire ya serivisi ku baturage. Urwego rw'ubuhinzi rukomeje kuba ingenzi, aho rwatanze umusanzu wa 25% ku bukungu bw'igihugu muri 2021. U Rwanda rukomeje kwihaza mu biribwa, rufite ibigega bihagije. Ndagira ngo nshimire abahinzi bacu kuba barakomeje kwihangana muri ibi bihe. Nubwo hakiri ibibazo byinshi mu ngendo no guteranira hamwe, u Rwanda rwashoboye kwakira ibirori by'ingenzi muri uyu mwaka, harimo n'irushanwa nyafurika rya Basketball Africa League ryari ribaye ku nshuro ya mbere, ndetse n'inama zikomeye. Igituma dukomeza kugera ku iterambere ry'u Rwanda ni ubufatanye buhamye dufitanye n'abafatanyabikorwa, byaba ibigo cyangwa ibihugu. Kwishyira hamwe byaba mu karere cyangwa ku mugabane wa Afurika bikomeje kuba ku isonga muri gahunda zacu. Dukomeje gushimangira umubano w'igihugu cyacu n'ibindi bihugu byo mu karere turimo ndetse no hanze yako, tunashakisha ibindi bishya byatubyarira inyungu twese. Ibi birimo ubufatanye mu gukemura ibibazo by'umutekano harimo muri Repubulika ya Central Africa na Mozambique. U Rwanda rushobora kugira ubwo bufatanye n'ibindi bihugu kuko umutekano n'umutuzo by'igihugu cyacu birinzwe kandi bikomeje gushyirwa imbere. Tugakomeza kandi kureba ko umuntu wese wahungabanya umutekano n'umudendezo by'Abanyarwanda yashyikirizwa ubutabera kugira ngo abibazwe. Reka dukomeze dukorere hamwe kandi twubakire ku byo tumaze kugeraho. Mbifurije mwese hamwe n'abanyu gusoza uyu mwaka mu mahoro, ubuzima bwiza n'ibyishimo. Murakoze. Tinyuka nawe urashoboye maze uteze imbere ibikorerwa iwacu. Amahirwe urayasanga nta gusanga. Radio Imanzi 105.1 FM. Yes, ni Radio Imanzi ivugira ku 105.1 FM ndetse no kuri wa eshatu Radio Imanzi .com. Mu mwanya twari dusobwe tuvuze ko ari irushanwa rya volleyball, yavuze ku irushanwa rya mpuzamahanga rya basketball. Ubwa mbere yari ibereye hano iwacu cyane rwose, ariko riri no mu marushanwa. Nakunze ko yanagarutse no ku banyeshuri bakoze ibizamini bya leta mu kaga muri ibi bihe bakihangana bagatsinda kandi ubona ko ibihe twa turimo, sinzi ko ubusanzwe iyo umuntu afite ikizame agerageza uburyo yirinda akantu kose kamutera parakora mu mutwe, ariko ibaze gukora ikizamuzi ngo ejo cyangwa ejo bundi
ushobora kwisanga wanduye. harya minsi we wari urimo kutubwira ati maze harimo n'abakoze baryamye kwa muganga barababwiye ko ari positif rega ntabwo byari byoroshye gusa ariko amaburaburize 21 uyigereranyije na 20 urumva aribwo twari tugiterwa twari twakamenye n'ibyo ari byo n'ibishya itera mu bavuzi ubwo genda garuka ibitataga ariko Imana dushyiremo imiyaga n'ukuri nibura 21 dore turabura iminsi ngahe ngo irangire twizere ko nta bibi biteganyije imbere cyane ko bingibi byo bya covid biza bitunguranye ubibara ubibonye ubara umunsi wije ukabara bukeye nta umenya ngo ni ibiki hari umuntu witwa mbara bukeye ndamuzi ni hatari gusa nahoze mbona mu kumbuga nkoranyambaga hagenda hazenguruka utuntu nyine ngo mu karere ka Nyamagabeho bagiye gukora umukwabo babasange no mu impamvu buriya rero hari abantu ejo bundi ndibangana n'umuntu naravuga ngo ariko ngo ngewe ngumva ngo ngende umuhinzi ngo nzarya ibyo mpinga umunyu wanyu muzawihorere mbese amavuta yanyu muzayihorere ngenza yankura ibijumba byanyerekeho imidodo n'ibishyimbo byanyu n'amadegede n'ubundi umunyu ni mubi ngo bari ibyo ndumva ubwo rero yibwiraga yuko ubwo nyine we yabahejeje ntazi gahunda rero nawe nazi ko no mu rugo bazahamuza ubwo rero urumva rwose ibyo kwibeshya byo ngo hari aho uzahungira ntaho gucikira hagihari ntaho gucikira kuko na meya wa Nyamagabe twamubajije meya mushya niyo mwungeri Hilde Brand arangije arabyemera ari gusa aravuga nyine ati yatawe ubwo ati nyine turi kubasanga mu rugo ati tukavuga ngo tubakingire bakabyanga ati turi kubihorera ariko hari inkuru nahoze mbona kuri Kigali Today yivuga ngo muributswa ko uburenganzira bwanyu hari aho bugarukira umunyamategeko arimo abivuga ukibaza uti rero kuzahuza ibintu nzabihuza nte hari aho uburenganzira bugarukira ariko ahubwo se ubundi uretse kubeshya kuva iki cyorezo cyaza bandi bajyaga birirwa bavuga ngo uburenganzira hari uwo wigeze n'umwe uvuga avuga iki niyo mpamvu rero gusa kimwe cyo nuko iki cyorezo kizavugisha abantu benshi cyane ari abayobozi kuvuga ko ntiwabuza ndavuga amakuru atandukanye abavugwa umuntu akavuga ati wenda bari kuvuga nk'inkingo uti se ntago ndi bwikingize undi ati kukingiza nibyo ugasanga nyine mu by'ukuri hari imyumvire itandukanye kuri iki cyorezo cya covid tuzakimenya yarangiye nanone ubundi ariko nagaruka ako kanya buriya nko mu myaka nka 40 iri imbere mu mateka imyaka 40 ubwo tuvuge umwana wavutse uyu munsi urumva azaba afite imyaka 40 bivuze mubo covid yabaye bariho hazaba hasigaye bake nicyo bisobanura hazaba hasigaye bake abazundi hasigaye ibyahishwe bihishurwe cyangwa se niba koko umugambi ari wa wundi wimeruka ubwo bizaba byararangiye arabazi ko isi rwose nta myaka ingahe ifite bati isi rwose yarangiye ariko ntabwo muzi mu bihumbi 2 ariko ibiri abantu barara muri stade ibihumbi 2 murabyibuka biteguye ngo bagurishije bagize gute buri kimwe cyose ariko n'ubundi mu bihumbi 2 ni sejo wundi size imyaka 20 n'ingahe inyuma y'imyaka 20 bavuze ya mperuka covid yaje muri 20 yego covid yaje muri 20 kandi mu bihumbi 2 niko bari baratubwiye ko imeruka izaba none sejo muri sinumvisha abarokore barimo kuvuga ariko abarokoresha ikora reka mbabwira ikiyobyabwenge cya mbere kibaho ni idini naho bundi rumogi bararubekera urumogi rugushiramo urumogi se ko rurari iryo joro rukahita mu gitondo urumogi urarunywa ufite amasaha rukumaramo rukagusha ariko idini ni ikiyobyabwenge ubuzima bwawe bwose burangirana n'idini ni ikiyobyabwenge ku mashuri 3 abanza arifata akabatumva njyewe narasomye ibi n'ibi we nabonye muri Kayonza aba bantu bose bahafatiye uri kumva bose ngo ntawe uzikarira nabonaga disi arimo abasore beza bari smart ukuntu ubona bakeye bameze nk'abantu bashobora kuba barize reba bamwe bafatiwe Kamonyi idini iragenda rigahindura umuntu akaba undi muntu neza Musenyeri ati abantu mwanga munyuranye n'amabwiriza y'ibijyanye na covid ahubwo nta kwemera mugira ati ubwo murabeshya nta kwemera mugira ubwo rero kavuga uti amaherezo bizagenda gute mbese mabire reka mubwire kubemera cya gitabo cyitwa Bibiliya harimo ijambo rivuga ngo ubuyobozi bwose mu Baroma ni Baroma igice cya 8 bwose bushyirwaho n'Imana ngo ni abakozi b'Imana bo kumvirwa mugandukira ababayobora niba hari icyo bashyizeho ugomba kugandukira
ubwo urumva tayari se ubwo urumva wizera ariko va muri ayo ngayo hari ibihe bibaho none se urugero ubushize batwongeje umusoro w'ubutaka uri kubyumva umuturage hano ku Kimihurura atubarize nyakubahwa perezida wa repubulika ntabwo yadusoneye se mu kuwongeza se ndi wari wongejwe n'ubuyobozi cyane hanyuma se ko abaturage batatse ibindi byose ukuye ibindi byose ntabwo ari icyo gusa hari ibintu ubushize ibiciro by'ingendo byarazamuye rura yazamuye ibiciro abaturage induru bayihumunwa nyakubahwa perezida wa repubulika arabigabanya oya no niba nashaka kukwereka ibyo ubuyobozi buba bwakoze ariko umuturage yataka yavuga ati ariko hari ibyo ariko ku kijyanye n'umushinga wa covid biratandukanye ntuzi ko iyo ufite umwana hari igihe umuha amata akayanga cyangwa umuti warangiza ugafunga utuzuru kakasama ugashyiramo ugafungura amazuru kakamira ku bijyanye na kovide byo twese ni ugukurikira agafilime uko kagenda y'isi ntabwo ari ay'isi aya ni ay'isi ntabwo ari ay'igihugu byo kuvuga ngo ni igihugu kimwe urumva ariko ngo abatumiza bakanacuruza ibikoresho by'ikoranabuhanga nka mudasobwa n'ibindi bijyana nazo bavuga ko ku isoko mpuzamahanga zikomeje kubura igiciro cya mudasobwa cyarazamutse cyane mu Rwanda aho yaguraga ibihumbi 350 ubu ngubu iri ku bihumbi 450 ya mafaranga mwabuze araje aboneke murazigura njye ari ku inkuru yanteye kwibaza hano hirya Masoro mu cyanya cyahariwe inganda ntabwo ariho rwa ruganda ruziteranya ruri yes niho ruri none se ubu biparitse bite izo banza bibaze ngo urwo ziteranye zigeraho hano tukazishima zigakora akazi tuzikeneyeho uravuze ngo kadite uravuze ngo karite imashini bwa mbere bahaye abanyeshuri niho zari ziturutse ziri ariko zari ziri mu igeragezwa mani baravuze bati twari twagerageje guterateranya ariko nyine urabyumva nawe udukosa twose ntago watumenya abantu batari batangira kuzikoresha hanyuma baravuga ngo twabivuguruye twarabivuguruye amakosa twarayabonye twari twashyizemo mbere turabivugura hanyuma uyu munsi biparitse bite none uyu munsi ubushize hari hanasohotse amabwiriza avuga ko ibigo bya leta byose bigura ikintu cyitwa computer bigomba kugura ziriya ziteranyirizwa mu Rwanda ibintu bibaho ngaho umwaka wose barabikaza ibigo bya leta abashinzwe procurement babura ahantu bajya banyuza ukabura aho waseserera ngo ugure indi mashini nk'ibyo urimo kuvuga ugasanga nk'umuyobozi w'ikigo arimo kuyitinya avuga ati iyi mashini nkurikije ukuntu iyo bahaye umwana wanjye ubushize muri kaminuza nabonye idakora n'abazarabahombe kuko barazitanze bazitanga ku nguzanyo birangira batagiye kwishyuza wakwishyuza umuntu ntabwo zambaraga akarere ntabwo zambaraga akarere none se uwo bayiguhaye apfa nyuma y'ibyumweru bibiri baza kukwishyuza urumva byatumye n'izindi zivuga ngo ziturutse burya reka twemere n'iyindi uguze nta nizo batanze nta mashini abanyeshuri baracyazibaza nkubwire reka dufate umukoro tujye Masoro tujye uruganda rushobora kuba covid yararutembanye harimo akandi kantu covid ishobora kuba yararutembanye kuko n'abanyeshuri urabivuze mitaribuka ko na minisitiri w'ubuvuzi ejo bundi mu minsi yashize yigeze kukivugaho aba muri 2020 ntabwo ntazo babonye na 2021 ntazo babonye rero uruganda rushobora kuba n'abanyeshuri barabyibaza cyane bati tuzarangiza nta mashini dufite urumva n'iza kabiri zari zije benshi barazitinya uko urumva wa mugani biri buze niba mbere habajyaga habamo gushyirwamo imiyaga na leta ku banyeshuri ubu umunyeshuri noneho niba ari umurimi wabo bari bugurishe niba ari inka bagurisha simbizi uko kwiga kaminuza muri iki gihe udafite computer ntabwo bikiri kaminuza gusa kugira ngo bizave uzi ko urabizi ko uyu munsi ibintu bya tekinoloji dufite abanyeshuri benshi bari kubyiga muri segonderi uyu munsi kuvuga ngo umwana ari kwiga azabona imashini ariko agiye ku ishuri gusa ntabwo bikunda abana barazikeneye no mu rugo nk'ubu turi muri vakanse ndetse cyane kuko uzareba uyu munsi isahano turi kugana yaba bizinesi ubwayo iri gukorerwa ku ikoranabuhanga ibintu byose ni online ibintu byose niho biri kubera rero uri gusanga nk'umwana wiga wenda nka IT ntabwo yajya kwiga programming ngo ayitegereze yagiye ku ishuri akeneye gutaha mu rugo akagira amaproje yikorera akagira ibintu akajya kuri YouTube agakora ubushakashatsi no gutunga computer ku munyeshuri navuga ni nk'uko nta muhinzi utagira isuku niyo suka ye niyo yaba atavuga ngo yiga naho yaba atiga ibintu bikoresha imashini cyane ariko arayikeneye
ibintu byinshi cyane buri mashini uyu munsi tuyishakira kwa tonto Google wacu oya n'ibintu byose ahubwo ibintu byose ni software buri kimwe cyose gikorwa kontabilite hari amasoft menshi n'uburyo mudasobwa ikoze oya na mekanike ari mekanike automobile hari amasoftware ugenda ukabanza inzu ugasetinga n'ibishaka bibe kubaka kugira ngo inzu bayubake urabanza ukayikora muri software ugasohora iyo plan yayo urumva rero ugakora amadev ukoresha software ubundi ngewe uko nabonye imashini isa naho ari ikintu kiri aho ngaho gihurizwamo ibintu umuntu we akeneye gukoreramo nk'umuntu wenda ukora iby'ubwubatsi urugamba rero rukomeye ibintu ashyiramo nge ntabwo namenya ngo abikuye hehe ariko nanjye nkagira ibyo ashyiramo byihariye nawe atamenya aho yego ubaga imashini rero biri aho ngaho kugira ngo urugamba ruhari rukomeye ahubwo hagati y'abo bajene bacu natwe bakecuru n'abasaza abasaza ntibabyumva kuko urababwira uti umuntu burya ashobora kuba yicaye aha ngaha agakora imirimo 500 ariko ntabwo babyumva none ngo umusaza wo mu cyaro wambwira ngo yicaye ku mashini ahita avuga ati bwabunebwe dore ahita yumva ko ari ubunebwe ahita yumva ko warangaye atari ko abandi bagiye guhinga atazi ko barimo barahingisha amasuka urimo urahingisha imashini aka kantu aho gatera kandi abantu urimo kwibaza uburyo uzavanga amaformire hakaboneka udukoko turiya twateye mu myembe hakaboneka umuti wa turiya dukoko twateye mu myembe cyangwa hakaboneka umuti wa turiya dukoko twaturumbirije ibishyimbo uzi ko umuntu yicara urumva gateri bakavuga atari ko mu Rwanda twagira abantu bakora kuvureri akatajya kuri YouTube ni gute nakora kuvureri none se bari abantu bose ubona batsinda no buriya muntu wakoze runo rubuga rwa Google ngiye no mu gitabo cyanjye naramushimiye ko wakurushimira abantu bagufashe Google narayishimiye baragenda bakakwigisha ufite materiel zirenze unakoresheje gakondo oya nyine ubwo nushaka kujya no guteka hera no ku babyeyi ibintu byose hera ku babyeyi barakwigisha bakakwigisha no guteka ukamenya uko bateka imboga bakazivanga n'intoryi bagashyiramo utujumba ubundi ngo byagaragaye ko akantu kitwa ngo how niko kandikwamo kenshi mu bigaragara mashine zirakenewe ariko rero amahohotera aragwira mw'abantu b'Imana iryo ryanyobeye yo mu majyepfo none se ngo guhatirwa komorwa no kumeza amenyo irindi hohoterwa rikorerwa abangavu babyaye imburagihe noneho rero ngo muri Huyeho hari abana babyaye imburagihe ababyeyi babo bakabahatira ngo nibasubire kujya kuryamana nabo bagabo bazi batenga kugira ngo umwana ngo amera amenyo kugira ngo bamwomore ushaka umwana watanze ubuhamya aravuga ati mama niwe wampatiye kujya ngo nikongera kuryamana n'uriya mugabo ndamuhamagara duhurira i Huye turaryamana ntera indinda mpita mbyara intahekana umuryango wose waranyanze ngo ndi ikirara kandi mama we urumva ni ya mico nyine umuco da ni ya mico ya kera ariko tujya tubwizanya ukuri yego umuco ni ikintu cyo gusigasira ariko mabiri reka mubwire dukeneye n'abantu kwiga umuco nanone wa nyawo hari ibintu by'imico dukeneye kuva mu bujiji uyu ni umuco se ahubwo ubu ni nk'ubujiji wamugana oya ubu koko wambwira kirazira nyarwanda warangiza ukazana iki kintu ukabihuza ngo umwana ngo nataba ameze gutya ubu ntabwo ari umuco uyu nguyu si umuco umwana nadakorerwa ibi ngo ntabwo azakura ngo indakorerwa ibi ngo ntizabaho ibyo ni ibiki ubundi ugasanga abo bagore babyaye babishaka reka ariko mbibara niba nabyo bikibaho uri kumva ariko umwana wawe utaka kubwira impamvu ari ubujiji yewe n'imico ntayibona ubujiji butagira uko busa ahubwo umwana wawe bagize kuba baramuteye inda ngebwo ndimo ndibaza agahinda k'umubyeyi ufite umwana watewe inda akongera akakirengagiza ukaba umushumura ntabihe agaciro akamusubiza kwa wa muntu urumva uwo mwana mu by'ukuri yanajyaho na 5 na 6 ahubwo umva ko ibikomere niba umubyeyi amubwiye ngo genda ujya kumureba abaganga b'ibikomere nyabuneka nimukore rwose maze nyagasani Imana ibagirire neza miliyoni 2 ariko ubu bashobora kwamaza mujye mubasha kutwifashiriza naho ubundi bwose ariko gusa ibi byanyibukije disi ababura rero kubera ubujiji ni bubi uzi ko hari umubyeyi ubyara abakobwa wenda yaba adafite imibereho ihambaye ubundi akajya gukora akazi ko kubacuruza cyane ugasanga uburenganzira bw'umwana buri gucuruza rwose abo bakobwa be ugasanga abagabo baparitse we baratonze n'amamodoka nta bandi bakorera kandi aho muri iyo nzu baje gushaka niyo batakorera muri iyo nzu ariko baje gutwara abakobwa uje gutwara umukobwa akamusigira $100 ejo bahakaza undi akamusigira $100 yabyaye igishoro
ese ntabwo uzi ko ababyeyi babona abakobwa babo bakavuga ati wowe ngutezemo inka izi n'izi ngugezemo aya mafaranga ya n'aya ntabwo n'uwo nguwo ubiteze nyine ku mukwe ni ukuvuga ngo icyaba cyose gucuruza umubiri w'umwana wawe urumva nyine ni kwa kundi ababyeyi bataba bazi neza ko umwana we afite amahano yaragiye rero byahise bituma nongera kwibuka ijambo nyakubahwa perezida wa repubulika avuze ejo bundi ubwo yasozaga aya mahugurwa abayobozi batowe hariya igishari irya jambo yababwira ati inama muhoramo zituma mudatanga serivisi ku baturage izo nama ni inama gani ni inama bwoko ki kuko ubu bujiji bugeze aha nta wundi muntu wabukura mu muturage usibye wa muyobozi hariya mu nzego z'ibanze kugira ngo mutwara sibo rero nawe ajijuka agere ku rwego rwiza ajya kujijura abatwaye mu isibo ye birasaba ko meya aba yabigizemo uruhare birasaba ko visi meya aba yabigizemo uruhare umwanya wa za nama ahubwo aho kugira ngo bajye muri za nama ntibazisimbuze amahugurwa yaba abayobozi cyangwa yaba abaturage umuntu yemera avuga ati njyewe nzajya guhugura niyo n'abandi visi meya nicyo bantoreye njyewe kuri karenda yanjye mvuge ngo nzajya guhugura kuri iki ngiki kandi ngiye gufata tasike mvuga ngo uyu murenge utugari twawo nzaturangiza mu kwezi undi murenge utugari twawo nzaba nturangije mu kwezi nibura ngende bamutwara sibo bose mpure nawe mujya mwibuka kuba insimbura mu byizi ya taransiporo muri abatumira nabo kandi noneho basabe ko nyuma y'ayo mahugurwa bagenda hasi bagakoresha ayo mahugurwa ariko nanone rero utaragenda abantu mukunda inzoga mufite ibibazo ubundi inzoga yego inzoga ni mucyura buhoro ariko uyikura mu icupa ngo ikagukura mu bagabo none ahangaha aho bigeze ntikigukura mu bagabo igukura ku isi 4 bapfuye barimo umudamu hirya ahangaha muri Gasabo mu Kimihurura bari banyweye igikwangari reka dabo sinzi niba ari ibikwangari gusa ngo mu rwego rwo guteza imbere ibikorerwa mu Rwanda ngo nizitwa za ndengo zitwa za nguvu nizitwa za nde zose ngo zisigaye zikorerwa ina noneho rero ngo nutuyoga twamake twa 300 gitifu rwara ariko kuvuga ngo twa 300 ngo twa 400 turango turabamena cyane abaturage rero noneho ngo kugira ngo ubundi inzoga ngo iryoha kubera ko wumvise kugezemo ubundi ngo ngo nikugeremo ntabwo uba wamwe kumva nyine azungereye ukuntu ukeneye kumva ngo mu mubiri hari akantu kahindutse abaturage rero bakareba bakavuga ati ubanza itari bunyumvisha vuba ngo bakabivanga bamwe bati se ngo nk'ikinyamakuru Umuseke cyahoze kirimo kwibaza ngo aba bantu ntibaba barozwe ariko ngo gitifu yirinze kubivugaho ndetse n'umuvugizi wa RIB ati gusa iperereza ryatangiye ati byo kurogwa byo ntabwo turabimenya ariko gusa ikiriho bamwe bakavuga bati bazivanze ngo bafata tutuyoga nyine bakatuvanga ari amoko nk'atatu noneho tukaba dukoze zaza ikinyabutabire cya kindi cyanyazwe ubundi imyijima si uguturagurika rero abantu mujya munywa inzoga munywa n'amazi ngereka mbarangira umuti yes ujya usoma ikirahuri ubundi inzoga urayinywa inzoga urayinywa wakumva amafuri atangiye kuza ugahita ufata urucupa rw'amazi ukagotomera ibaze icyo gifu none wagize ukajya gutya ku babiri kuvuga nta kibazo ariko bituma udaturika ababe yabaye inama yo kunywa amazi ikirahure cy'amazi icupa ry'inzoga gusa ngo nyine bitahiye nuko nta kundi nyagasana batuza heza iminsi mikuru ntabwo agendana ubusarega ariko ya rwose nuko twahoze twishimira ko nta mpanuka zabaye ariko kuzira icupa mani kuzira icupa wewe ubwawe wiguriye cyangwa umugenzi wawe wagusengereye n'amafaranga yawe utaguze n'agapantaro wari ukuntu aba ari kurinywa ategereje ko inzu iri bumusanga aho ngaho agahita yinjira iwe iyo atarabona isi izenguruka ngo ategereze iyo nzu ariko ni bwa bujiji nanone ni bwa bujiji tukongera ubundi inzoga iranaryoha ku bayinywa reka mbariko mvuga ariko buriya rwose umuntu akwiye kuyinywa afite ubwenge buriya hari abantu njya nkunda cyane umuntu akakubwira ati njyewe ndizi nzi neza ko akarahuri kamwe ka wayini iyo nkarengeje ewana ubwo ngubwo guhagarara bahita byanga ngo ihita ifata amavi urumva ugasanga arashiyenda ushaka nko gupfukama cyangwa akakubwira ati genda izi ngende nzi uducupa 2 twa mutsingi nywa 2 iyo nibeshye ngashyiraho aka gatatu ngomba nshaka kumwanduranya rero ibaze kunywa kugeza aho bikuvanye no mu buzima ukasanga wenda nk'aho ngaho hanumva harimo umubyeyi abasize abana babaye imfubyi ntabwo ari gusa nyine ntabwo biba byoroshye mw'abantu b'Imana ntabwo biba byoroshye hanyuma rero turi hafi gusoza umwaka tugiye kwinjirira mu wundi mwaka burya imihigo yacu twebwe abaturage
tuyigira mu ntangiriro z'umwaka ni mu kwa mbere, imihigo ya leta itangira mu kwa karindwi ariko twebwe imihigo y'abaturage itangira mu kwa mbere. Gusa igishimishije nuko buriya mu mihigo rero buriya ba meya cya gitabo mujya mubona bafite bajyanye gusenyana na nyakubahwa perezida wa repubulika, haba harimo imihigo itari mike abaturage twebwe tuzagiramo uruhare tutarugiye iyo mihigo ikaba itazeswa. Nk'ubu nk'urugero kuvuga ngo nta mwana twebwe mu karere ajya twicaye mu ka Nyarugenge nta mwana uzava mu ishuri, nk'uwo muhigo ndababwiza ukuri atari twebwe abaturage tugizemo uruhare. Buse beya yajya yirirwa ari gutoragura abana mu mihanda ari kubasubiza mu ishuri, buri muryango utagizemo uruhare ngo umenye ko abana bagomba kujya kwiga ku giti cyabo. Buri mubyeyi amenya ngo njyewe umwana wanjye yagiye ku ishuri, mbikurikirane mpagere ku ishuri. Dore ubu ngubu nubwo dutunze udutelefone tuziritseho udufimbo, ariko nahamagara burya na mwarimu, nkamuhamagara, mwari waramutse neza, nitwa runaka ndi mama w'umwana witwa gutya wiga mu ishuri rinini, nashakaga kubaza niba yageze ku ishuri. Mwarimu akambwira ati reka nze mbanze nye kureba, akandebera ati mwana arahari, uri kubyumva, nkatuza nkabanze ngo umwana yahageze kuko ku ishuri, wenda nkisibira umusibira, ejo nkongera nkahamagara, mwaramutse neza, niyo naba ndi mu murima ndi guhinga ariko nkamenya akanimero ka mwarimu nkamuhamagara. Ubwo ni ukubanza ni ugutuga utunimero tw'abarimu b'abana banjye, niba naba bafite 6 cyangwa 3 cyangwa bangahe, uwiga mu wa mbere, uwiga mu wa gatatu, uwiga mu wa gatanu, uwiga muri 9, uwiga muri 12, bose nkaba nzifite mu murima kwa kundi ndi gutera ibishyimbo nashishikaye ukomeje imirimo yawe rwose. Akazuba kamaze kuva 3:00 nkahita mpamagara, mwari mwaramutse neza, nitwa mama Bindi, mama w'umwana witwa B. Nashakaga kubabaza niba yaba yageze ku ishuri atarahari, ariko yiri warimo gusakuza cyangwa yageze rwose nataha umuganirize. Murakoze cyane mwari, ndagerageza nukuri atakaza ntingaho mbwira ibyo wiriwe wese we wabibwiwe n'iki ko nakubonye. Hanyuma se akagano telefone kaje gafite agatelefone hano nubwo kaziritse fimbo ngo nago kamamagara kakambwira mwari urumva bizatuma ubutaha amenya yuko abana uzakurikirana. Uwo nuwo abaturage nubwo wanditse mu gitabo meya ajya gusinyana n'umukuru w'igihugu, ariko uwo ni twebwe abaturage tuzawushyira mu umuhigo uvuga ngo abaturage twese bakarere ka Nyarugenge ntabwo tuzongera kuza ku mwanya wa 30 muri mitiweli. Ariko mana abanyamujyi we muri mitiweli Nyarugenge, Gasabo na Kicukiro twaragiye dutura kuri 27 nako 28 9 30 kuri mitiweli kuri mitiweli buri gihe niho ducumbitse. Niba nayobe ukuntu bizagenda kugira ngo natwe twimuke hari ahantu ko twaragiye duca y'ingando. Ubu rero kuvuga ngo meya yabihizi avuga ko mu karere ka Nyarugenge twese umuntu udakoresha mutuweli azaba afite indasiranse, tukaba tuvuga ngo tuzayitanga. Ibyo ngibyo ngiye muturage ni ntabyumva ngo numve ko ari umuhigo wanjye ngewe nguturukane ejo bundi mu kwa mbere benzi ngo mu kwa gatandatu tuzabana maze gutangira abagize umuryango wanjye mituweli. Meya rwose niyo byagenda gute ntago umuhigo yazawisa, niyo byagenda gute ntago bishoboka. Erega ahiga ibizasozwe n'abaturage. Uvuga ngo muri Nyarugenge mu mwaka wa 2022 na 2023 nta mwana uzaba ukigwingira, ntashobora gutekera umwana imboga, ntashobora kumenya ngo ndajya gushesha ihefu y'igikoma. Niba hari utugori nejeje nkamenya ko niba ngiye gushesha ibiro 3 nshyiramo n'ikiro cya soya, ko nagomba gushesha ibigori byonyine. Nkamenya ko ikiro cy'inyamuko kigura 4, ikindagara kikagura 2, aho kugira ngo ngure inyama z'ibiro nako z'ibihumbi 4. Turi buryo uyu munsi gusa umwana wanjye akabaribwa nk'umufa akabona izo proteine cyangwa izo ntungamubiri, nkamenya ko ngura ibiro 2 by'indagara by'ibihumbi 4, ahasigaye muri buri tuboga ntetse twabo two kurisha kawunga, twabo two kurisha ikijumba, twabo two kurisha umwumbati, nkora mu tudagara ntereramo nkabanzi ngo niba umwana wanjye atarya urudagara rureba kuriya ndazitogosa amazi yazo nkayatekesha umuceri. Hari n'uburyo uzisya nkabanzi ngo umwana wanjye niba atarya igishyimbo kwa kundi rukanuye amaso, cyangwa niyo abonye igishishwa cyacyo niyo nabisekuye mu isekuru akabona mu igishishwa cyacyo arabya nkateka ibishyimbo narangiza amaminwa nkaba mutekeshereza igitoki cya gitoki akakibona nyine gitekeshejwe akirirwa akirukankana kumwe abana biwacu mu cyaro bakibunga kajya kuratira baretse twatetse biwacu mu cyaro bari kwererana ibiryo ku muhanda, ariko akaba arimo kuzererana igitoki gitetse mu maminwa cyangwa ari kuzererana igitoki gitetswe natetse mu mufa w'indagara. Ndakubwira ngo umufupu ukora umuti, uri kubyumva. Buri abantu bafite ubushobozi bw'ibintu bita ngo ni ibite, turabona aya mafi manini bakuraho zazi n'imita ngo ni fire zimwe bakire muryango.
ni imifupa y'amafi none ni imifupa y'amafi biriya bikora umuti ni ukuvuga ngo icyo umuntu nawe akeneye ntabwo ukeneye imihore y'ifi ntabwo ukeneye imihore y'ifi ahubwo ukeneye isupu iza kuva mu mifupa y'ifi urumva kugira ngo abana bawe bagira gute batagwingira uwo muhigo kuba meya yawuhiga ndababwiza ukuri kugira ngo azawese ntibyashoboka atari njyewe mama bi wamenye guteka nkamenya ukuntu niyaranje niba mvuye gukora ikiyede cyane cya 2500 nkavuga ngo ubundi kilo cy'imifupa kigura ngayi 1000 ndaguramo 1000 kilo cy'imifupa ndatogosa mu mazi menshi ubundi uhereza abantu bagotomera uyu munsi nejo bundi cyane ubundi baboneze kandi intungamubiri ziba zirimo ni nk'izabariye imihore burya nicyo kintu gisekeje urumva rero cyane rwose ngo buri wese ku rwego rwe hari icyo ari igihe watogosheje gutyo arya neza kuruta wowe wikaranga cyane ni nawe wariyeho ubwo bimeze neza kuko ari intungamubiri zose zikiri bitarimo na bya bivuta mwongera mu bitari ndwara hari umumero umwe nakunze yaravuze ati bazishyira ku 5,000 cyangwa 10 nta kibazo nanjye nzamanuka ari n'itwo bita utudeyi urumva twa tundi baba bakuye ku nyama gutya kamwe aragenda akabifata na ya mifupa agatogoza arimo umuntu twahuje none ariko twahuje sasa intungamubiri nareba nayo abana be ntago bashobora kugira gute kugwingira buri ikibazo kiba ko ngiye mvuye gukorera 2500 mu kiyede nkaza nkahita mvuga ngo ngiye kugura minusu ngiye kugura minusu y'inyama hanyuma ngo nzane na kasorwa Tom ngo nkarange bitukure inyumvire kandi nusu umwana ntari buhage ntiyabonye ako gasosi gahagije ariko nufata ikiro cy'imifupa umwana aragotomera igisosi nushaka nk'isorori yuzuye asomeza imwumbati cyangwa asomeza iteke ejo mu gitondo mbere yo kujya mu murima ujya n'umushigishiye igikoma cy'ibigori kirimo soya ubundi umwana agira ubuzima umbwire ngo umwana wawe azabikiko uwo mwana ko baribuye dufite ikibazo gikomeye buri muntu wese yewe mpamya ntashidikanya ku maguru abiri yanjye buri muntu wese mu bushobozi afite abana bashobora kubagaburira ibiryo bikabonekamo intungamubiri zikeneye kugira ngo abana bawe batagwingira ibyo kumbwira ngo uriya ngo acishe urobo ntibishoboka ntabwo kurinda umwana kugwingira ntabwo ari amafaranga reka mu kanya tugaruke twigira mu mihigo dore tugiye gutangira umwaka n'udukayi tubundi dutangire duhige iyo narwaye ntafite mitiweli ahomba ibintu byinshi ariko iyo narwaye mfite mitiweli njya kwivuza ntarazahara bigatuma ya miti bampaye nyinywa vuba nkabasha ubwandara ngakora rwa rugo rwanjye rugakomeza ruzamuka ntirusubire hasi mu by'ukuri rero iyo nagira mitiweli ntabwo ubuzima bwanjye buba bwaragenze neza mbere narayihabwa nari umukene cyane kuko nta fumbire nabonaga nta mata nanywaga ariko aho nyaboneye byariyongereye cyane nabonye ifumbire ndayifumbiza nguramo ubutaka nguramo ibintu byinshi ngibyo nivaniye mu murima wanjye kubera uko ungana kose urera abana bariga neza sinkihahiriza n'ubu mfite urangije kubera ibyiza by'iyo nka kuko ayo nari guhahisha nayo abaguriragamo ibikoresho bakeneye ubu kuko zimaze gutekana litiro 7 natanze umusaruro w'ubuhinzi mbere nasaruraga udufuka 2 ariko ubu nagiye kubona mbonamo imifuka 9 y'ibishyimbo iyo ntahigaga umuhigo napfushaga ubusa nafata n'udufaranga nkadupfusha ubusa nkagenda nkagura ibyo mbonye ibyo ntatekereje ibyo ntahize ariko kubera ko iyo umuntu agendeye ku muhigo aribyo badukanguriye abayobozi ubikora neza ku murongo umuntu utakoreye ku mihigo abasha kugira igihombo kinini kuko iyo ukoze nta muhigo utavuga ati ntangiye nkora iki gihe runaka ngo wihe igihe uvuga ati iki gihe nzaba nakigezeho ugira igihombo kinini bityo bigatuma umuhigo wawe nubwo wakora bikagenda ariko bitabasha kugenda neza nicyo gihombo mu gihe urimo gukora ugomba kubanza mbere na mbere ugategura umushinga wamara kuwutegura ukabanza ukaganira n'umuryango wawe ibyo ugiye gukora
bityo bigatuma umuhigo wawe wazajya uhora unanawifashisha mu gihe ugiye gukora wenda nk'indi mishinga itandukanye. Nk'uko tubizi ko turi mu mpera z'umwaka, tugomba gutangira umwaka mushyashya dufite imihigo, tugahiga ibyo tuzakora, mbese bikagenda neza. Ndumva byazadufasha nk'umuryango gutera imbere ndetse n'igihugu cyacu kigatera imbere. Iyi gahunda mbona ari nziza cyane, mbona ari nziza iyo wakoreye ku muhigo tumudasesagura. Ikintu njyewe nababwira ni ukwicara hamwe nk'umuryango, bakabitekerezaho, bakaganira, bakajya inama, deni bagahita bavuga ko bagafata umwanzuro y'uko bagomba kuzajya bizigama, kuko kwizigama no mu buzima busanzwe birafasha. Iyi gahunda nanjye mbona ari nziza kuko kuyizana mu miryango bizafasha, bitewe n'uko umuryango urimo abantu batandukanye kandi bose barakora. None bahuriza hamwe rero bagahiga, imihigo izafasha nka tayimutebo y'umunsi n'ibihe intego bayigeraho bose bayihurireho. Nkuko hanga bishyize hamwe nta kibananira. Gahunda y'imihigo ni nziza, yiba uvuze ati uyu mwaka nzakora iki n'iki, wenda no gutakigeraho umenya aho wacikiye intege, akamenya ibyo arakosora, wanabigeraho bikagufasha nyine gukomeza uzamuka. Strategy nyine bazakoresha, bazakorera hamwe, ntabwo bazava ngo hari ibirareba umugore, ibindi bireba umwana, ibindi bireba umugabo, bazafashanya muri buri kimwe. Umugabo navuga ati wenda inzu ndashaka ko tuzashyiraho se, ntabwo umugore azagenda akaryama asinzire mbe ko bitamureba, nawe azazana uruhare rwe n'umwana azana uruhare rwe. Ubu strategy izihagare zose ni ukumvikana, kujya inama, gukorera hamwe. Ingaruka ziba nyinshi, kuzana ibintu bitunguranye, ntabwo mubyumvaho kimwe. Iyo ubikoze wenyine undi arabisenya, undi nawe yakora ibindi n'undi akabisenya, usanga nyine ari zagara buri munsi, ntabwo byubakika nyine ngo bikomere. Rero ni ngombwa ko bashyira hamwe kugira ngo uhere kuzana umuntu uzana ibitunguranye, intego bihaye bazihurireho, nihajyana n'ucika intege bazakomeza kumwigisha ibyiza byabyo, bityo nyine bibashe kugerwaho. Nabo birashoboka kuko nta muntu utagira intego. Nimba aryama akiha gahunda ngo ndabyuka saa moya, iyo ni intego ya mbere. Kuba avuga ati ndajya hano na hano, aha nibyemerano bikanga, ikimwe cyose akora kigira intego. Uwo nta ni umuhigo. Bavuze ati nyine nzakora nk'imishinga 3, arahiga avuga ati nyine uyu nguyu nibyemera, uno bikanga, uno bizemera, ariko niyavuga ngo ni umunyamujyi ngo ntibizemera, nta muntu utagira intego. Nawe rero ntabwo wakitwaza ngo abanyamujyi nabo, ntekereza hano abana bishobora cyane ahubwo. Ibintu wahize ubyitaho, nimba ari urutoki ukavuga uti neza igitoki gifite ibiro 20, ngiye guhiga uburyo nzageza ku biro 100 cyangwa 80. Ubukumva ni ibiciro nyine bikuzamura mu ntera iyo wakoze imihigo gutyo ukayubahiriza. Duteye nko mu cyaro ntabwo babyitabira neza, uretse bake na bake. Abashishikaza ko imihigo ari iya mbere na leta ibishyigikiye ifitemo gahunda, nayo dushishikariza cyane ngo tujye mu mihigo. Bitezaga umuntu imbere, mbese yahize ikintu, ntushaka kuvuga uti ndahize ndi mwaka nzagura igare cyangwa imodoka cyangwa moto, ubwo iyo byubahirije bikuzamura mu ntera. Nashishikariza abantu ko bakwitabira imihigo nta kitwara iyo yubahirije, tugaye ibintu bigakomeza. Bibafasha gutera imbere, ntibasubire inyuma mu iterambere, nawe urabyumva urugo rugakomera, bakagira ibintu byiza mu rugo, amatungo nk'abantu baciye bugufi, abazamuye hejuru nabo bakagira ibintu byiza, mbese bagatera imbere. Bigira ingaruka mbi ko ntabwo baba bahuje, umwe yakoze ibyo undi bye, ibyo ntabwo ari byiza, ariko akundi bashwana mu ngo. Bifasha iterambere, urugo rugahora rumeze neza n'umuryango wawe umeze neza. Ni ukubabwira bagahuza, ntibakomeze gutandukana, ko niba urugo ari urw'abantu 2 n'abana bagomba guhuza bose. Turashima ko biteza abantu imbere, ugasanga birubakitse cyane, ingo zimeze neza. Hari abatabikora kuko abantu bose ntibahuza, nk'abinywera inzoga bakahora ari abasinzi, ngurumva ko ntabwo bahuza n'ingo zabo. Ubutumwa natanga ni uko abantu bose ari umugore n'umugabo n'abana bajya bahuza bagakora ibintu byiza, mbese mu muryango. Inzego z'uturere ubundi zasuzumaga inzego zishamikiye ku karere, utugari, imirenge n'imidugudu, tukagenda tukareba ibyagezweho, ndetse hakanabamo
n'ikijyanye no guhemba aba mbere kandi n'uwo muhigo n'ubundi nawe urahari ntaho wagiye ariko uko byakorwaga buri gihembwe bijyana no kugenda twirinda iki cyorezo cya COVID-19 guhuza abantu benshi tukagabanya inama n'ibindi bikorwa bishobora gutuma twahuza abantu benshi icyarimwe ahari ngira ngo niyo mpamvu batabibona ariko amatsinda mato y'abakozi aragenda agasuzuma ndetse n'ibizavamo kuri iyo mihigo bitwaye neza ndetse bakaba banahembwa ni umuhigo uturere tw'intara y'amajyepfo dufite nabyo bizakorwa. Ubwo rero imihigo tugarutse ku mihigo ikirimo ni uko inyota irazamutse ni ukuvuga demand iraba nyinshi ndetse no kubashimisha no kuvuga ngo uruhare rwabo ruri hejuru nabyo biraza kuba challenge ikomeye ku muyobozi w'inzego z'ibanze cyane cyane. Ahantu hari ikibazo kenshi ni naho kwigisha abaturage bigikenewe kumwigisha gutandukanya inyungu rusange n'inyungu ze bwite. Inyungu ari bugereho mu gihe gito n'inyungu zikeneye kugerwaho mu gihe kirekire. We ababikurura abishaka muri aka kanya atitaye ku bisabwa byose kugira ngo ibyo bintu bigerweho. Gusesagura n'ubupfapfa. Zirikana ko iyo mbimenya ari ijambo ribi maze ukoreshe neza imari yawe. Radio Imanzi 105.1 FM. Yes, ni Radio Imanzi rero turacyahari. Ndabibutsa ko dufite na social media. Kuri Twitter Radio Imanzi, kuri Instagram Radio Imanzi, kuri YouTube Radio Imanzi. Hose hanyuma se ubundi imihigo kubera ko yanditse ariko uwo ni gavana w'amajyepfo ndetse n'umushakashatsi ku bijyanye n'imiyoborere na politiki Dr Ndushabandi nabo bashyigikiraga ku mihigo y'umuturage kuko buriya rega igihugu gitera imbere kwa ko gifite n'abaturage bafite aho basobanutse bitari bya bindi kugira ngo zampaka twavugagaho ubushize ku bijyanye n'ubukungu. Gavana wa Beneri ajya hariya yavuga ati ubukungu bwarazamutse cyangwa ministre wa Minecofin abaturage tutari ubukungu muhora muvuga twe ko ntabwo tubona iwacu. Ikizaca izo mpaka rero nuko buri wese agomba kuba ubu uvuga uti unkurikije 2020 nari nahize iki nakigeze nahize wenda ibintu 5 yego nesa 2 nibyo nagezeho 3 birasigara ukamenya ngo byapfiriye 21 ndongera bya 3 ndabigarura nongeramo n'ibindi 2 bishya ndakora 3 mbigeraho 2 biranga ndongera ndabigarura neza ubundi ko niko ba planning ko niko bakora nejo bundi rega ni kwa gatandatu uvuga ngo iki cyumweru ni cyumweru cyo kwitekerezaho imihigo yacu umuhanga wo guhiga ubu yatangiye gutekereza iki ni cyumweru cyo guhiga ahubwo icyo twibaza ubundi iyo byanditse hariya ngo iyo bitanditse ntabwo byitwa imihigo umuntu abikoreye mu mutwe aba ufite ubwonko buriya byose ni imihigo ariko burya ikintu wanditse kigira uburemere kurute icyo watekereje kubera iki niba hafashe uwo mwanya niba uri umuntu wandika no kuvuga ngo ukenera no gukora revision nayita evaluation yes evaluation yo kujya kwisuzuma kwigenzura yes wowe urigenzura ukavuga ati nahize ko mu kwezi kunuko itariki niyi ngomba kuzaba mfite iki kintu no ndavuga ngo muri uku kwezi nanone nako nzaba ngeze kuri iki ibyo bintu kujya kubika mu mutwe uzi ni seneto n'abana bamenye ko nabo bagomba guhiga uramuze utabyanditse umuhanga wabikorera neza toza n'umwana gutangira guhiga ni uguhiga yaba ku manota yaba discipline ukagenda uvuga ati nibura iki kintu muri iki gihe nihaye ngomba kuba ngifite ubundi umubyeyi wese utwumva yagafasha umuryango we nko gutariki 2 z'ukwezi kwa mbere umwaka mushya akavuga ngo uyu mwaka tugiye kujyamo niki tuzageraho agera nko kubana buri wese umwana akavuga ariko buri uzamukanye n'abana bawe guhera bakiri bato buri wese akajya guhigira akuvuga ko agomba kuzaba umwana mwiza ndahiga ko ntazanywa ibiyobyabwenge ndahiga ko ntazaba icyomanzi uwo mwanya mwicaranye muri salo umwaka utangiye kongera akabikuga ati ngewe mama ndabihigira imbere ko ntazaba icyomanzi ntago nzaba indaya ntago nzaba isambo ntago nzaba ako kantu nubwo ababyeyi bashobora kuba batakumva nk'uko uri kukavuga uzi umuti uri muri icyo kintu ariko tekereza kubona umwana yicaranye na se na mama we muri salo isi ari kuvuga ngo ngewe rero mwabana mwe inzu yanjye nzashyiramo sima urumva umwana akavuga ati ninza ku ishuri nzaba uwa mbere icyo ni kimwe cyangwa akavuga ngo amafaranga nzafata nyavanye kwa onkire nzaguramo inkoko ibyo akabivuga gutyo ntabwo azajya kugura imikati cyangwa n'ibindi kandi yarabihigiye ni mu mapaketi mane cyangwa amafaranga yo kwitwaza 3,000 nzayafata neza ndangiriza igihembwe
yego akabiga gutya uzahamagaramo hagati mwongere mu bandi mwicaranye gutyo muri salo nakubwiza ukuri umwana yakura asobanutse umutwe ku buryo yazabyara umutoza gutegura ejo he hazaza kuko erega ari nawe wabyivugiye wubwe yarabyivugiye akavuga ko atazanywa ibiyobyabwenge nta nubwo nicyo kintu nari ngiye kukubwira reka nkubwize ukuri njye ntabwo nigeze nywa inzoga kuva nabaho uzi kuri nta kigenda mani uzi impamvu ntazinyweye uretse nkubwira ibyiza by'umugabo unywa inzoga nta kibazo impamvu ntazinyweye urumva hari umuhigo nahize mfite imyaka 13 icyo gihe ntabwo nabibwiye mama wanjye ariko byaba biturutse ku kiganiro twari tugiranye ndahiga ndavuga ngo ntabwo nzigera nywa inzoga kubera icyo kiganiro twagiranye uzi ko njye nari umuntu nakuze ndi umwana ndaheba namwe ahantu tuvuga hano hepfo ngira amabyara hano furani twigeze gusohora itangazo rivuga ngo umwana ukomoka aho hantu udafite tatuwaje utaranyweye inzoga w'umukobwa utarabyaye ni bya biri se nabonye kuri social media uwo mwana akwiriye umudari baraguhaye ari njyewe ukwiriye byaturutse muke ni ikintu nihigiye njyewe ubwanjye kandi urumva niba ari umwana uba mu bandi akunda kubakuraho umuco ariko wibaze ko mama bi nakundaga kubyina kuva kera twajyaga tuva kubyina n'ifite n'amagurupe de danse mbamo twavuga kubyina tukajya kunywa inzoga twagira bari bazi ko ndi n'umusinzi agane munsi nazo nshaka nkinywera koka nawe wafataga nk'igiti buryo ukavuga ngo uyu munsi ntabwo ndi kumwe ahubwo baga bazi ko uwo munsi nta mudu yazo kubera ko abaguze iti hari icyo nahize yes rero nutoza umwana wawe guhiga akiri mutoya ntabwo uburere bwe buzakora ariko oya reka nkubwire ibyo uvuze hari undi muntu wampaye ubuhamya umunsi umwe iwabo bari bafite ngo isambu y'urutoki umusaza yenga urutoki rwa rundi urabona umutobe w'umwikamire w'umwimerere kose barakinyarwanda cyane umwikamire ni ko bavuga ngo abande we nta cyongereza nta gifaransa nta kinyarwanda nka ya data mana nyagasani icyo nzi cy'abakurambere baramutse bazutse harimo abantu twarya imigeri n'imihini abana ko bataye umuco koko umva bakubita imigeri n'imihini bagaturuka rusizi bakamenuka ka gitumba noneho ubwo umusaza we nyine yabaga yenze ibitoki bya kayinja igitoki cya kayinjura kigira umutobe mwiza cyane mwiza uyunguruye kandi navuga ngo mbase ndabiga bivuga ngo iki we ko nuko ukumbuye ndabona nari cyo ko yabuze yakumbuye umva wamugeza kayinja sha zaracitse zararwaye zaracitse kuzagira umutobe mwiza cyane noneho ubwo umusaza yarenze urwagwa noneho kwenga umutobe ntunawufungure ugatara kiramo imbetezi harimo ibintu nukura abuzukuru bacu bazanye ubundi tujya tuvuga imbetezi yavuga ati ariko noneho umukecuru arasaze urumva noneho agashyiramo imbetezi yarangiza urwagwa rwamara gushya noneho agashyiramo ubuki umwana rero ngo umunsi umwe ava ku ishuri urumva niyo ni inkangaza inturire ni ikigaye kirimo sibyo inkangaza ni rwo rwaga rurimo boke noneho umunsi umwe ava ku ishuri reba rero inyota ya saa sita uvuye ku ishuri urabona ko ikizuba ukuntu kiba kimeze araza ahantu yasanze umusaza amaze gutarura yateretse muri baterekuwinitse ako ni izina ry'agacuma ariko baterekuwinitse abana b'ubu hari ibintu byinshi batazi kandi byari byiza cyane umva ari amagambo umvaga ari ukuntu ameze neza ariko uri umuntu yavuga kumva biryoheye amatwi umuhehe ukagira izina akabindi kakagira none kandi kumupapa yanyweragamo yarafashe ashyira ku munwa n'inyota yose n'akaryoherere agacuma karavuga ngo kwa kundi iyo gashizemo umuhehe uvuga mama we dore akagwa sasa ngo karamunyura mu mutwe kakamubyinisha aho kamujugunye kamutaye nk'ahakurya iriya kugira ngo bazajye kumenya ko rwamwishe rukajya kumutsindagira iyo barahize baraheba ariko aho yagiriye umugisha akazanzamuka yahise arahira amanitse akaboko atumva mwazongera gusoma ku nzoga n'ibisa nayo ibi yanyuma koko ibi yanyuma yongeye kunywa amaze gukura yarashatse amaze kubyara gatatu nibwo icyo gihe yari umusore yari umwana wiga mu wa kabiri pirimeri yari umwana yongera kuyisoma hakunda umwana nyine yumva akaruka ariko buriya rero reka nkubwize ukuri umwana wifatiye umwanzuro wo gukora ikintu umwana we ubwe akadesida akavuga ngo ndashaka gukora iki kintu buriya mabi uzi ko hanini niyo umwana
yagize ahantu kwa kundi umwana agira ikigare kibi akayoboka amakosa runaka umuco utari mwiza uziko buriya kuwumukuraho byiza bisaba ko wa mwana yicara kumva ko bya bintu agiyemo atari byo agomba kujyamo ahubwo se ku buryo we yifatira umwanzuro muri we agahiga uretse n'umwana umuntu wese niwe wimenyera ngo ibintu ndabiretse kuko aba amaze kugira experience ikindi kandi ntabwo ushaka guhindura umuntu buriya imvura nigwa wowe ubwawe utarazigamye utarahize uburyo amabati yawe uzayakuraho yashaje ugashyiraho amashyashya mbere y'uko leta yumva uwo musonga ni wowe uzaba warayunyagirwa bigufatira igitereko impamvu ibyo ndi kubivuga iyi mihigo yacu twebwe tugiye guhiga nk'abaturage iwacu twumve kandi twifitiye akamaro ntabwo ari leta ntabwo ari mesi gitifu n'umuryango wawe twumve ko twebwe kuba ngiye guhiga umuhigo w'uko abana banjye bose bazambara inkweto nta mwana wanjye uzongera kurwara imvunja reka bivuze ko ntabyo kugwingira bivuze ko ngomba kujya mbyuka buri munsi nkatera amazi mu nzu iwanjye kugira ngo ndwanye imbaraga bivuze ko nta mwana n'umwe uzongera kuryama agize gute adakarabye bya bintu byo kuza bakota ku ziko nijoro umwana agahaguruka n'ivu ajya mu buriri byatubagaho ugasanga twatambikije twambaye nk'imipira birebire wese ko utakota ku mbabura ariko aricyo kibazo abanyamujyi mwagize umuntu rwose agahita yigera kwiryamira ubuzima bwo mu cyaro ariko buraryoha reka mbabwire ubuzima bwo mu cyaro buraryoha nagiyeyo ndabyibuka nayo nyine na mutoya ariko kuvayo habaye intambara icya mbere nyogokuru niwe muntu wa mbere uzi gutetesha umwana abandi barambiriza agira gutya yamara gutereka akubita bikije bakakuvumbikiramo akakiguhereza cya kintu bitaga hariya ni ikigozi hari igikombe bitaga kigozi kinini kirekire nakibona cy'icyuma ubwo rero nibyo twari turiho wenda dusoza kuri iyi ngingo kugira tuze amana akubita mu nkangara ye ndabona iminota irimo kwirukanka nta miyaga iri kudushyiriramo iyi mihigo tuyihige kandi tuzi ko ije kudukemura ibibazo twebwe abaturage ntabwo ije gukemura ibibazo by'abayobozi ni inyungu zacu nk'abaturage ntabwo twari kubyumvira nko ku karere cyangwa nk'igihugu ejo ku cyumweru twabwiye abantu ku kintu kijyanye no kwizigamira nabiboneye definisiyo ni ukurira amarira y'igihe gitoya kugira ngo wirinde kuzahora urira kuko umunyarwanda ntiyabivuze ngo ushaka kuyishira arayihingana ni ukwigomwa mu gihe gitoya ariko ukazagira igihe gihagije kinini ucurika inkangara rero inkangara yanjye rero ntihatari kwe ngaho urugo ruhire rero ni abantu bakoze ubukwe uyu munsi kuri boxing day nabo nabonye hari abadandabiranye neza sinababonye se nababonye mabi neza wamuganiye nabagana icyo yibagiwe nuko bamaze kuvuga urugo ruhire tuzi ko nyine iyo bari gutegura ubukwe abakobwa bagira ikintu cyitwa ngo bridal show ngo bajya kubigishirizamo ngo uko bazazubaka ngo dore uko zubakwa ariko njyewe nibajije iki kibazo abahungu bo ntabwo baba bakeneye icyo bita groom show abahungu bo ntabwo bakeneye inama nyine ndashaka kubaza abahungu bo ntabwo bakeneye inama z'uko zubakwa bashobora kuba badatwika nk'abakobwa ariko bakaba bayikorerwa n'ubundi hari abo nyine kuko bari bari inama ku gushinga urugo cyangwa ukuntu zubakwa inama zo ntazo ni ukurya amafoto ukuntu nyine abantu nakunze ni abantu bafite imyemerere ya isilamu hari umunsi umwe bigeze kuntumira bido sinzi ukuntu hari babyita ngo ikimana we mana mwanyibukije koko bo ntabwo byita uko mwebwe mubyita abakristo cyangwa n'abandi ariko uwajemo wese azazanye ikintu uzanye igitenge wazanye igitambaro cyo mu mutwe uzanye amasahane 10 nangahe wazanye isafuriya wazanye umwuko wazanye ibitambaro byo ku meza wazanye bizahanagura mu gikoni amasabune yo kuzogesha ibintu abazanye zape bazana ibyo bintu bizakenerwa mu rugo n'imyambaro y'umukobwa ukomana ugasanga baramuremeye nyina w'umukobwa da ntazige ajyo kongera kugura ibindi hakaba hasigaye kuzakodesha amakanzu bakodesha y'ubukwe bo rero nabonye ni byiza ni ugufasha umuntu ugiye gutangira urugo rushya kumuremera byo nabikunze
noneho usanga kenshi na kenshi zero zindi tumenyereye no kwifotoza no kurya gakeke ko niyo bibonye ahantu nkanga nabimaze kujya ubundi kuko kwiga byo ntawo hano wahanutse ntabwo wakwiga ku munota wanyu ntabwo wakwiga ku munota wanyu mabyo ntabwo bishoboka ahubwo nkibaza ko nta hantu hari ibwiriza byanditse ko bikorerwa abakobwa gusa abahungu habuze iki kuko n'ubundi umukobwa si ubikoresha ku giti cye inshuti inshuti za mama nizo zibikoresha nkibaza ku cy'abasore badashobora kwicara ngo bamuhamagare bamugire inama umwe avuga tumva rero njyewe nkuhaye intebe zo muri salo undamuha igitanda undamuhe matora undamushakire ibipapuro byo kuzajya nko mu byaro oya niyo bitatanga umwe rega bashaka no kwishyira hamwe mu nshuti zawe 10 bakagura televiziyo abandi 10 bakaguha salo nuko kuremera kugira ngo ugire ari ikintu nabonye mu cyaro nashimye buriya nuvuga ngo inzu y'umusore imbaraga zitakariraho akenshi ni z'abagenzi be inzu rwose barayubaka oya urumva we arushywa no gushaka ibiti bakaza bagasiza bakagira gute n'imisumari ubundi we abandi bakaza bagatanga imigizi reka wenda twemere ko uretse ko hari igihe bitanakorwa neza ugasanga na za nama zitangiyemo nanone ntago zimeze neza nizo guhabya abantu ariko turebe icyari kigenderewe basi uriya munsi twari kumushyigikira ziriya mpuguro ziriya mpanuro ntabwo ari umukobwa wenyine uzikira oya harimo urabona nk'uyu Mr King arimo aravuga ngo ntabwo n'abasore byabagwa nabi kuko uko abakobwa baremerana burya abajama nabo baremerana bikavamo da arakoze Mr King nuko nyine nicyo nabanje kuvuga hari ukuntu babikora ariko bo nta abajama nago baba naho rero umugeni wanjye muvara ati mutubarize mama bi ni kuki rwose twebwe bada ariko nibyo amani ngenekereza ko barabikora ahubwo nuko bo nyine ntago babisasibiriza cyane uko ntago gusa ikibazo cyaje kubamo hari uburyo abantu babigizemo ubucuruzi kubaka urugo muri iki gihe bamwe hari ukuntu babishatse kubigira business umuntu agatekereza avuga ngo ngiye icyo nsabwa gusa ni ukujya gutereta hanyuma ubundi nzaza nicaza abagabo n'abasore hari ubundi mbabwira umushinga uko umeze uzatwara miliyoni 6 hakenewe intebe hakenewe televiziyo ibitanda na matora hakenewe amashuka n'amakuvurori ariko umuntu ashyira hasi bije yuko agashyiramo n'ibizagiye ipantaro n'amasogisi isengeri byose hanyuma barangiza ati ngaho buri wese niyemeze rero uko abantu barabifashe nka iski umusore ari serious man uyu agiye guhamagara umwana w'abandi kuko aje kumubera umugabo agiye kumubera umugabo cyangwa bigiye kugenda gute bamwe nuko babyishe gutyo ariko ubundi rwose pe na kera na kare urugo rwabaye mu bukwe cyangwa se umusore yaronywemo twaratwereraga ukagenda wikorera ipfukire ukagenda wikoreye ipfukire ukagenda wikoreye ikidomoro cyangwa wikoreye ikaziye cyangwa wikoreye iki tukajya kubashyigikira ugasanga abantu bakoresheje ubukwe babonye nka toni y'ibishyimbo byaje mu mapfukire mu cyaro birahari rwose ugasanga babonye imifuka nk'itanu y'amasaka bafite ibigori imifuka nk'ine ego kumara ubunyobwa umufuka uruzuye ukabona nyine urugo rutangiranye fondasiyo urumva rero n'ibindi nge sibora ahubwo ni umuco mwiza bitabaye muri icyo kintu wenda cy'uko bamwe babikoresha mu buryo bw'inyungu zabo bwite cyangwa zimeze nk'aho zirimo ubusambo ariko mabirika mu bwiza ukuri ikintu cya koperative iteka kiba gifite inyungu kuko reka nk'urugero uwo musore niba agiye gukora ubukwe ni ukuvuga ngo ibyo binaremewe cyangwa uwo mukobwa aremewe bitumye adakoresha amafaranga menshi sibyo muri uwo mwanya ariko igihe nawe hari mugenzi we n'ubundi nawe uzaza nabwo n'ubundi ariko niko bimeze bisangemo makeya kandi n'ubundi ubona abantu dukwiye abasore baza dukore ubundi nibwo buzima ni ukuvuga ngo nk'ubu nko mu byaro ndi gutanga ingero ngo mu cyaro cyane ariko bagira ukuntu bandika amazina n'icyo watanze ku buryo nugira iyo gahunda n'ubutaha nyine n'ubutaha ntiyigize abazanye ubushera mwicara abazanye fanta abazanye mitsingi akomana turimo turaganira no ku musozo ariko icyo mbona abantu dukwiye kujya tubanza kugira ngo uyu musore wacu afite ubuhe bushobozi mu mibereho yacu tumaze gusobanukirwa ko hari abantu pe ubuzima byanze kandi imyaka yo iragenda
byanze bikunze nawe akeneye kugira umuryango atarasaza kandi rero muri wa muryango hari iby'ibanze akeneye hari none muri kwa kumutera inkunga buriya amafaranga aranashukana dushobora kubimutwera ko twuzuza muri momo ariko bitewe n'umugore n'umukobwa bagiye kubakana cyangwa n'izindi mpamvu ABCD zishobora kubaho ugasanga amafaranga ntavuye mu bya bikoresho yari akeneye bibaye ukundi kuntu ntakoreshejwe neza ariko niba tumufashije tukamuremerera kuremera n'ibisanzwe abanyarwanda bararemerana hanyuma bamugani n'abagabo ariko ubundi bakaza bakanakubwira bati uramenye ntuzagira ubwoba ati ntuzazana ibintu by'ubwoba uzaba umugabo mu rugo uzumve ko ugomba gukemura ibibazo umudamu narira uzamenye uko ubigenza uzamuhoza urumva ibyo byose ukaba nawe izo nama bakamuganira bakamuhumuriza bakanamuremera ni ikintu cyiza ni ikintu cyaba ari cyiza ahubwo inshuti zifite abasore bagiye gukora ubukwe ngira ngo ni ibintu byiza mwakorera bagenzi banyu muduhamagare tuzaza si na ngombwa ko muhamagara abagabo gusa n'abakecuru twazada mugashyigikira urugo rushya rwose Amani ari kuri liste y'imbere Amani ari kuri liste y'imbere niwe tuzaremera muri uyu mwaka tujye gutangira niwe ngize ubwo ndanamugira timi uyu mwaka ntuzagusigaye Amani dore reka rero tubashimire ndabona iminota twirukanye bari ku mirongo ya telefone mutwihanganire ubwo byanze ko tubakira na hejo mu isura y'umunsi ariko ubwo mugenzi wacu Odile niwe ugiye kuza Aliette mu Gifaransa ni impanga niyo mpamvu mbitiranya Aliette agiye kuzana amakuru yo mu Gifaransa hanyuma yaho hari basket ndetse na Bob 24 uyu munsi hari match ya Manchester United na Newcastle mube hafi ari live no kuri YouTube yes hanyuma n'abatumvise ikiganiro sigasura umuco cyatambutse saa 11 baraza kucyumva saa 4 n'ubundi yego kandi n'isura y'umunsi nayo ihita ijya kuri YouTube reka tubashimire muri igiciro gikomeye kuri twe ubwo naho ku munsi w'ejo ibihe byiza kuri mwese.